nitwa Nyirabazungu Damarisi nkaba nuruka mu kagari ka Nyabugogo mu murenge wa Kigali. Umwana w'abarangi nkaba naravuwe n'abarangi nkaba natarabawe n'abarangi. Uje ahantu hose byaranze umubiri urandya umaje kundya umuntu arandabura ati ngwino nkwereke mu barangi bazakuvura ubwo burwayi bwawe ukiri. Kubera ibyiza wabonye mu barangi n'ubushobozi bafite bwo kuvura, ni iyihe nama wagira abari mu madini kandi bafite ubwo burwayi bwananiranye ndetse abenshi baba barwaye, ni iyihe nama wabagira? Ngewe inama nabagira ni ukuva mu buyobe barimo bitiranya ko abarangi ari idini, kandi abarangi ntabwo ari idini. Abarangi baravura, bavura indwara zananiranye zimwe zayobeye abamenyi. Kwa kugenda wirukanka ugatanga ibizamini, nk'ubu nkanjye nagiraga uburwayi bwo kuva nasama inda ntigira amezi 3, yamara kugira amezi 2 nkaryama ndi muzima nkicura yanda yavuyemo kandi nta kibazo nahuye nacyo. Ubwo rero ni satani iba iri kunkoroga mu nda, ariko ibyo byose barabivuye, ubu ndi muzima. Ndashima abarangi aho bagejeje bamvura, baramvuye ndaryama ngasinzira. Bankuyeho satani yanyweshaga inzoga, bankuyeho satani yanezaga gusambana n'abagabo. Numvaga ntabaho ntasambana, ntago nabagaho naryama nabonye umugabo, ariko ubu ndiryamira ngasinzira. Ndatuje muri ngewe, mfite amahoro yo mu mutima, mfite amahoro yo mu mubiri, mbega ntacyo shinja abarangi. Ndumva wagira icyo bikubwira abadamu bagenzi bawe bafite icyo kibazo cyo kuba bashobora bataryama badafite abagabo, kandi no mu madini mu matorero barabyamagana, ntabwo byemewe, ariko ugasanga kirimo muntu kirabana nabyo, akayibana nabyo, agasengana nabyo abifite. Wabagiriye inama? Nabagira inama yo kuyoboka abarangi, kuko abarangi ibyo bintu byose barabivura. Hari n'umugabo uba wubatse cyangwa umudamu wubatse ariko akagenda aca inyuma y'umugabo we, mu bashakanye ntanyurwe n'umugabo afite, cyangwa umugabo nawe ntanyurwe n'umugore afite, akumva yahora atekereza umugore wo hanze. Kuko abarangi ntabwo babangikanwa n'ibibi, icyo ni icyaha Imana yanga urunuka. Muri yandi magambo turebye abarangi ahubwo batunganya Kristo, bavuga ngo n'abakristo, kandi satani zibaritsemo zikabakoresha ibidakorwa, kuko pasiteri ntabwo ashobora kumenya ibibazo abakristo be bafite. Bagira mu barangi bikagenda gute? Bakabimenya ndetse bagakuraho icyo kintu kibutereza iyo ngeso ishobora kumusenyera, urugo rukaba rwasenyuka. Ubundi ni ukuvuga ngo iyo uri mu itorero ushobora kuba uri umukristo ugatunga umugore abakristo bazi bagenzi bawe cyangwa idini rizwi, ariko ukajya ujya no hanze ugasambana. Kuko ntaguza ngo abakristo bagutangaze ngo kanaka Nyirabazungu yasambanye, ni mu musohore. Ariko iyo uri mu barangi, iyo wibeshye ugakora icyo cyaha cy'ubusambanyi, uraza marayika w'Imana akavuga ati ntago mbangikanwa n'ibibi, kugira ngo wemere ugendane n'amahame y'Imana, wumve ko ushaka gukira cya kintu, nuko ukireka ukacyegura. Niyo mpamvu rero umwana murangi bamuharanya, ni wa muntu uba waranze kurekura za ngeso za kamere zimurimo. Ubwo rero iyo yanze kuzireka, niyo mpamvu agenda avuga ngo mu barangi ni babi, mu barangi bavurisha inzoka, mu barangi ugiye mu barangi ntavayo. Niyo mpamvu umwana w'umuntu adashobora agenda atangaza ibibi bibera mu barangi, kandi ntabihari, nabyo nahabonye.
kwitegereza kuba ikiremwamuntu ubona kumvikana ko abantu bitoroshye kuko uko mbona numva abarangi mbona ayo madini n'amatorero ahubwo bashyize hamwe bajya ku murongo bashyize hamwe bakarwanya, kuko hanze aha hari satani iduteza kujya mu bibi, iduteza ibibi, kuko natwe ntabwo tuba tubijyamo tutabizi, twumva ngo ni icyiza turimo, ni ukwifurahisha, ni ukwinezeza, ariko ni iby'akanya gato. Ni ukuvuga ngo nimba uri mu barangi ukagendana n'abarangi, barakuvura ugakira, bakagukuraho bya bintu bibi bikuriho biguteza kujya mu busambanyi, biguteza kujya mu biyoga, biguteza inyatsi, ukabona ibyiza biturutse ku Mana, ibyo Ruhanga aba yarakugeneye, imigisha iturutse ku Mana urayibona iyo ugendanye n'abarangi, ukava mu cyaha n'igisa nacyo ukakireka. Ukiretse rwose urasubizwa neza kandi ukabaho neza. ntabwo wasenga umubiri bajya banavuga ngo roho nziza iba mu mubiri muzima utagira umuzi. bivuga ngo rero numva twakangurira abo bayobora amadini uyu munsi wa none beranda bashibuzi kandi n'abampaye ubugarana ngo barwanye satani ubwo satani nibo bampaye ubwenge ngiganda yasoza numva rero umujinya yamarukanye yawutuye abana n'abaranga usanga ikiremwamuntu kitaramenye ntabwo kibona umujinya satani gifitiye, kuko buri gihe arasenya. Satani arasenya, yego, ntabwo yubaka, arasenya. Ahubwo rero umwanya nk'uyu nguyu ufite abavandimwe ni umwanya wo kugira ngo kandi baduhuze n'Imana, kuko baherezwe n'Imana kugira ngo barwanye umubisha ari we Satani, ari we Sekibi, ari we Imana batumenyereye mu mpande z'isi. Hari abenshi bavuga uko bitewe n'imiterere y'igihugu cyabo, abavuga Imana, abavuga Nyabingi, abavuga Amahembe, abavuga Ibitega. Ibyo byose ni imigambi ya Satani. Twavuga ngo izangabo ze Satani yamanukanye kugira ngo asenye. Nari mfite icyangiro ntaruwo gukurwa, yanuye imitwaro ndemerewe cy'uwavuwe n'abarangi, agaragaza ibyiza yamesheje agaciro n'ubwo rushimwa. Murakoze cyane.